Abatesalonike ba mbere igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Pawulo na Silwano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibe muri mwe. Umurongo wa kabiri, umutwe w'amagambo uravuga ngo imbuto z'ubutumwa bwageze i Tesalonike. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira, no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Bene Data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga z'Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twamiraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'Umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'Umwuka Wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'Umwami wacu. Iyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye n'uko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu, uwo azadukiza umujinya uzatera. Abatesalonike ba mbere ibice bibiri dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intumwa zibwiriza ubutumwa bwiza i Tesalonike. Bene Data ubwanyu muzi yuko kubasura kwacu kutari ukubusa, ahubwo tumaze kubabarizwa i Filipi no kuhahemurirwa nk'uko mubizi, duhabwa n'Imana yacu gushira amanga ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi, kuko guhugura kwacu atari uko kuyobya kutava mu byanduye, kandi kukaba atari uko kuriganya, ahubwo nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tube abo guhabwa ubutumwa bwiza, niko tubuvuga. Ntituvuga nk'abashaka kunezeza abantu, keretse Imana igerageza imitima yacu. Ntitwigeze tuvuga ijambo ryo gushyeshya nk'uko mubizi, cyangwa ngo tugire urwiyerurutso rwo kwifuza inyungu muri mwe. Imana niyo dutanzeho umugabo, kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi, nubwo twabashaga kubaremerera, kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuya abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi tukabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Bene Data, mwibuke umuhati wacu n'imiruho, nk'uko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera. Mwebwe n'Imana nimwe ntanzeho abagabo b'uburyo twameranaga namwe abizera turi abere, dukiranuka kandi tutariho umugayo. Kandi nk'uko mubizi, twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanganiriza nk'uko se w'abana agirira abana be, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ariyo
ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri, kuko kandi rigakorera no muri mwe abizera. Kuko bene data, mwiganye amatorero y'Imana y'i Yudaya ari muri Kristo Yesu, kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo abo bababajwe n'Abayuda. Bishe Umwami Yesu n'abahanuzi, kandi natwe baratwirukanye, ntibanezeza Imana, baba abanzi b'abantu bose, batubuza kubwiriza abanyamahanga ngo nabo bakizwe. Bahora buzuza urugero rw'ibyaha byabo, ariko ubu bwo umujinya ubasohoreyeho kubarangiza rwose. Ariko twebweho bene data, ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri, ariko si ku mutima, twiyongeranije kugira umwete wo kubabona tubakumbura cyane, kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora njyewe Pawulo sinabishatse rimwe gusa, ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratubuza. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo, cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'Umwami wacu Yesu ubwo azaza? Kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Abatesalonike ba mbere ibice 3, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Timoteyo atumwa i Tesalonike. Nuko rero tubonye yuko tutagishoboye kwiyumanganya twibwira ko ibyiza ari uko twasigara muri Atenayi twenyine. Nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abe ari we ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba. Kuko ubwanyu muzi yuko ari cyo twashiriweho, ndetse ubwo twari kumwe namwe mbere twababwiye yuko tugiye kubabazwa, kandi niko byabaye, namwe murabizi. Nicyo cyatumye mbatumaho, mbonye ko ntakibashije kwiyumanganya, kugira ngo menye ibyo kwizera kwanyu, yuko yenda umushikanyi yaba yarabashutse, natwe tukaba twarakoreye ubusa. Ariko none Timoteyo atugezeho avuye iwanyu, yatuzaniye inkuru nziza y'ibyo kwizera kwanyu n'urukundo rwanyu, kandi yuko mutwibuka neza iteka, mudukumbura mushaka kutureba nk'uko natwe tubakumbura. Nicyo cyatumye bene data duhumurizwa ku bwanyu no kwizera kwanyu mu mubabaro wacu wose n'amakuba. Kuko none turi bazima, ubwo mwahagaze mushikamye mu Mwami. Mbese n'ishimwe ki twabasha kwitura Imana kubw'ibyishimo byose, tubishimira imbere y'Imana yacu? Dusabira cyane ku manywa na nijoro, kugira ngo tubarebe twuzuze ibyasigaye ku kwizera kwanyu. Icyampa Imana yacu ubwayo, ariyo Data wa twese n'Umwami wacu Yesu, bakatubonereza inzira yo kuza iwanyu. Namwe Umwami wacu abuzuze, abasesekaze gukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe twabakunze, kugira ngo abakomeze imitima itabaho umugayo, yere mu maso y'Imana yacu ariyo Data wa twese, ubwo Umwami wacu Yesu azazana n'abera be bose. Abatesalonike ba mbere ibice 4, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwezwa n'urukundo no gufatanya bya kivandimwe. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, mube ariko mugenda, ndetse murusheho. Muzi amategeko twahawe n'Umwami Yesu, kubategeka ayo ariyo.
icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana, ndetse musigaye mukundana na bene data bose b'i Makedoniya hose. Ariko bene data, turabahugurira kugira ngo murusheho kugira urukundo rusaze, kandi mugire umwete wo gutuza, mutari bakazitereyemo, mukoreshe amaboko yanyu nk'uko twabategetse, kugira ngo mugendane ingeso nziza ku bo hanze mudafite icyo mukennye. Umurongo wa 13, umutwe w'amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijoro aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Abatesalonike ba mbere ibice 5, dusome dore ku murongo wa 1. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo n'icyubahiro gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Umurongo wa 12, umutwe w'amagambo uravuga ngo indunduro. Ariko bene data, turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe babategekera mu mwami wacu babahana,
mububahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo, mugirirane amahoro. Kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose, murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwa, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara n'iyo kwizerwa no kubikora izabikora. Bene data, mudusabire. Mutahishe bene data bose guhoberana kwera, mbarahirije Umwami wacu, muzasomere bene data bose uru rwandiko. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo